Jean Paul ngundi neza naramukoreye. Waramukoreye? Yego, ndi umukozi we mu rugo. Hariya muri gereza. Hano bamwita abakozi bo mu rugo. Waramukoreye Jean Paul? Ikivera. Babita ikivera. Ikivere. Wowe ari ikivere cya Jean Paul? Yego. Mwakoranaga gute se? Yamembaga ibiro 2 by'isukari ku kwezi. Ibiro 2 by'isukari ku kwezi. Ukamukorera iki? Nkamufatira igikoma cya saa 10. Nkamogereza amasahane n'amaboxi y'ibiryo byo kuri kantine. Nkamuzanira amazi ashyushye y'icyayi. Amushyira n'amazi kuri douche. Nkamufurira nkanamuterera n'ipasi. Jean Paul ngundi neza byaramugoye ariko uyu munsi nabahamya yuko yamaze kwiyakira. Ofete ni nkaho uriya mu jeune atugarura mu buzima bwo muri gereza. Kera 1930 abasore bo ku Museso bigeze gufungwa. Yego. Bahitaga irwahanda. Hanze hakaba Rwanda, imbere hakaba irwahanda. Niko bakabonero babyitaga. Yego. Ikindi rero uriya muhungu urabona ko agaruka kuba yari umukozi wa Jean Paul, ni cyerekana ko Jean Paul nawe atari umuntu woroshye muri gereza. Yego. Kuko hariya bagira abakozi, bagira abagaragu. Abyumva? Arwonge numva ngo yari umukozi wa Ingabire Victoire. Ntago bizwa ariko. Ntago simuvuze nzamuvumba. Ariko nanjye ndamwumva. Donc umurundi rajyaga akunda kuvuga ngo wari mungu ntari bubite. Yego. Mu kirundi nuvuga ngo uko wari uriho hanze ntago bya takara. Iyo ugeze urakandagira bakakumva. Nigeze kwinjira muri kugiye cya ministre Businge. Yego. Twagiyeyo. Icyo gihe Mugabe yarakiriyo ari nkariya ariko uko bari bicaje ndashaka kubwira uko bari bicaje ku ntebe z'imbere. Yego. Abavyeyi umugabo witwa Siriro Turatsinze wigeze kuba PS muri Minaloc. Yari yicaye imbere yicaranye n'umushinwa nawe ngo wari ufite wari umunyemari. Bese umurongo w'imbere abariho babandi nyine. Yego. Kandi bambaye amashati ateye kabisa. Twakabonye tubona rwose raporo ziza ni bibise bitwaye iki? Nta kibazo. Bitwaye iki? Ugiye mu kazi abantu bakaba bakwitezeho ibyiza gukora neza kurusha abakubanjirije. Ngiye ahubwo ngo urumva twahita tuboneraho n'umwanya wo guha felicitation Jolly. Kwera iki? Kwatanze imashini zidoda. Bihuriye se na Oya mvuze ko tugomba kuba motive abagore. Ariko abo bantu sinakuje kujya ubambazaho. Nose ni bibi. We navuga mu rwego rwa motivation. Nagaruko uzambikora iki? Okay, byivugire nyine. Oya. Nyine bivuge mu ijwi ryawe. Cano ni yawe, n'ijwi ni ryawe. Yo nayo na accountability. Kumva ngo wakoze igikorwa kizima ariko kitazagira impinduka kuri societe. Bivuga nihitira. Barivuga nihitira. Kandi reka mbabwire. Nzego miryango transparency za Krado. Ibintu mvuga byose meze nk'uwihitira cyangwa nk'ucaho. Nanjye manteri mu gihuru. Umunsi nabeshya kuri Omar Pana. Nabeshya kuri Jaras cyangwa n'ahandi hose. Yego. Je suis prêt. Nditeguye. Urumva icyo bishatse kuvuga? Ikintu kinini. Ubwo niba zitaraza bari ukuri rero. Simbabeshye. Hano nta protection ihari. Nta budahangarwa buhari. Ntimuzavuge ngo ndi gukora amafaranga ngo ndi gusetsa bananga n'amakuru. Izo hene izabumbogo na Ndera izamusambira. Nimuzihasanga nzatanga ishure 2 zazo. Alright, Jaras Official TV turasuje twizere ko meze neza cyane. Amahoro y'Imana niyo tubifuriza kubera ko natwe iyo tubonye bukeye bukira amahoro y'Imana bayatugezeho. Ubwo ngubwo umunsi uba weze cyane. Kabisa mbivuga ni nyo kubera ko ubuzima
wa muganga witwa Rutanga rw'amaboko niwe ujya wigisha ngo ni umweru n'umukara. Iyo bitari umweru biba umukara. Kandi twese bitugeraho nta n'uri kivejuru. Hari igihe iminsi nyine iba mibi. Dusabwa kubyihanganira. Tukabyihanganira tukabinyuramo. Iyo uri ku isi byose birashoboka. Biba bigomba. So rero Karegeya ndizera ko umeze neza ahandi nta kibazo. Yego ubwo ngubwo ngira ngo ntabwo dutinzeho tudundi muri weekend twari kumwe nubwo uba wagize utundi tugahunda tumwe na tumwe ariko wadusangije abantu kuri KOP ngo ibyinshi babigarutseho ariko narindimo gutya ndi kuri murandasi ndavuga nti ubwo ndi kugenda mbona hari ibigenda bivugwa ubundi nta cyatubuza kwicara tukaganira ukagira bimwe na bimwe ugira icyo uvugaho ibintu byo bari byinshi cyane kare wari urimo bivuga kuri KOP uvuga uti abantu barakubona bakavuga ati kutavuze kuri ibi ibi byose bakabinyuramo bati niba ujya ubiteramo imetero uranyibukije babagabo ibyo babwiraga bambaje ibi ngibi urabiteramo imetero ute nahise mbona ya museri y'u Burundi ndende yego Kinigi boke oya pana boke indende ya bia nabonye ako kabari ko kwa Sostene ziba zihari nyinshi ariko zifite brand yarahindutse nabonye isa naho yarahindutse ntabwo nari nzi ko ziboneka ubwo abazikunda cyane banyarukiriye nta kwirwa nta kujya ku gahembe cyangwa se kuruhuha no kujya muri Vista hari yazindiro ugiye kugera kuri Azamu munsi y'umuhanda ntago ari kuri afite gikoni watamiye ibyo se byabura nagiye kwa mushuti wanjye wabura kuvoma uzishuro yagiye asaba kujyayo ariko ubu none nahabonye ntabwo nzajya ndenza ukwezi ntagezeyo igikoni cyo kwa Sostene cyane kabisa abakobwa bambaye neza ntabwo wahareba ijisho ribi ndabizi tuzanyarukirayo agatungo hari ikindi Karegeya yavuze kijyanye n'abakobwa beza bambaye neza taille sur mesure abambika neza kabisa bafite uniform nziza kandi zibakwiriye ukabona ko imukwiye mubereye cyane amabumbire hariya umuraba nicyo baruharusha abo muraba nibo bararenze kuko nabo ntago ni kategori zidahuye ariko abo muraba nibo bagira n'urugwiro sana bazi kwakira abashyitsi cyane nubwo nabo kwa Sostene babizi ariko muraba nibo bakira abantu bavuye imihanda yose y'abanyamahanga ubwo tuboneraho gusuhuza abantu bari kuri reception muraba ni cyane bazi gutanga karibu yego rwose so rero Karegeya ndi kuri internet gutya nzenguruka nagize gutya mbambonye uyu mujene gatoya ngiye kureka abantu bakareba wafunganywe na Jean Paul Nkundineza Jean Paul Nkundineza naramukoreye uramukoreye ndi umukozi we mu rugo hariya muri gereza hano bamwita abakozi bo mu rugo waramukoreye Jean Paul babita ikivere ikivere wowe ari ikivere cya Jean Paul mwakoranaga gute se yamembaga ibiro 2 by'isukari ku kwezi ibiro 2 by'isukari ku kwezi ukamukorera iki nkamufatira igikoma cya saa 10 nkamogereza amasahane n'amaboxi y'ibiryo byo kuri kantine nkamuzanira amazi ashyushye y'icyayi amushyira n'amazi kuri dushe nkamufurira nkanamuterera n'ipasi Jean Paul Nkundineza byaramugoye ariko uyu munsi nabahamya yuko yamaze kwiyakira Nkundineza ngiye najyaga mwumva kuri radio cyangwa se kuri televiziyo nari narabonana nawe ndetse ni umuntu mwiza cyane nshimira Imana ko yamuje nawe kuko ni umuntu mwiza cyane ni umuntu uganira umuntu ugira ibiganiro byinshi utera story nyinshi ukunda kwisanisha n'aboroheje abantu ubona ko bafite n'ubushobozi bukeya ukunda kuba inshuti yabo ukunda gusenga
akunda gusenga, akunda kureba amakuru, twarebanaga amakuru cyane, akunda amakuru ya TV1. Ikindi akina volleyball, nabonaga akunda gukina volley, ariho akorera siporo. Ni umuntu ukunda gufasha cyane. So uyu mujene rero ngira ngo uramubonye cyangwa se nawe nawe namukweretse, wabonye ibyo atangaza. Jean Paul Nkundineza ni umunyamakuru mugenzi wacu wananyuza aha yaba kuri YouTube ndetse by'umwihariko hano kuri no channel. Nawe ejo bamumbajije. Abo bantu bamumbajije bambwira ngo kuki ngo cyatarekuwe. Ngerageza ku yego. Wabiteye imimetero. Ni lazima. Okay, so rero nagira ngo dufashe n'ubundi ntabwo ndi bujye kure yaha kuri uyu muvandimwe wiyemerera ko yaporeraga Jean Paul Nkundineza muri gereza, akanavuga ko bwose babanye ariko akagira ibyo atangaza yaba kubijyanye nuko yamubonye aza nuko yamusize, ibyo byose wabyumvise. Yego. Ofete ni nkaho uriya mujene atugarura mu buzima bwo muri gereza. Kera Disneyland abasore bo ku Museso bigeze gufungwa. Yego. Bahitaga irwahanda. Hanze hakaba Rwanda, imbere hakaba irwahanda. Niko bakabonero babyitaga. Yego. Ikigaragara nuko bundi ngewe uriya Jean Pierre nasuye yigeze gufungwa ukwezi n'iminsi 18. Ariko agarutse yamaze nk'amezi 6 nako nejo bundi mu byanganiraga ntago mwaganira ngo isaha ishata kubwira ibyo muri gereza. Nkuru ya gereza. Mu kwezi gusa. Yamaze ukwezi n'iminsi 18. Ibaze. Ambwira uko babagaho akivamo bwo yamaze nk'umwaka avuga ngo twebwe, avuga abafungwa. Yego. Niko kuntu bakunda kubara inkuru. Ngo iyo tugiye kuryama, iyo tugiye kurya, ngo twiyogoshesha kangahe mu cyumweru, ngo dukaraba kabiri ku munsi, ibintu nk'ibyo. Yego. So uyu mujene rero abitugaruramo nkaho ubundi muri gereza usibye iriya clôture. Yego. Wabona ko atangira avuga ati narinzi ko ari ahantu birwa bakubitwa. Urumva nibura nawe yafashije abantu kugira ngo nta wahifuriza undi, nta n'uwakwifuza kujyayo, ariko naho haba ubuzima. Yego. Nta kundi. Ubuzima bundi buri kuri condition. Rero niba ubundi binavugwa ko nubwo ngewe nta uwo muhungu wa Jean Pierre niwe yigeze kubimbwira, ambwira ati iyo ugezeyo urwego wari ufite hanze ni narwo bagugezemo. Niba icyo gihe yampaga urugero kuko twabanye mu giskuti, arambwira ati ubu uyobora skuti wo muri gereza yari komiseri w'intara, ati nkaho ubwo wabaye wagiye ku rwego rw'igihugu, atugezeyo uwo bahita yegura. Niko bimeze kabisa, atuwahita yegura akaza kuko wowe umurenze hanze wari umurenze ubwo. Ikindi rero uriya muhungu urabona ko agaruka kuba yari umukozi wa Jean Paul, ni cyerekana ko Jean Paul nawe atari umuntu woroshye muri gereza. Yego. Kuko hariya bagira abakozi, bagira abagaragu. Abyumva? Hari wongera numva ngo yari umukozi wa Ingabire Victoire. Ntago bizwa ariko. Ntago simuvuze nzamuvumba. Ariko nanjye ndamwumva. Donc hariya ibyiciro uribuka ko tubivuga twigeze gukora ikiganiro kuri Bamporiki na nibishaka. Umwe wari umwe ngo yari umuvunyi, undi ari konseye. Urabyumva? Konseye nibishaka wari DDG muri RGB ashinzwe imiyoborere myiza, ageze no muri gereza konseye. Ubwo wari uriho ushobora gusanga wari uriho yarakoreraga mu bigo biri munsi ya RGB. Hanyuma na Bamporiki bamugiye yavuye mu miyoborere n'ubundi agomba kuza akayobora. Icyo gihe tukivuga twavugaga ko hari aho bita ngo niba ari mu byizerwa, mu byiringiro, mu byiringiro ngo niyo kategori ya nyuma, ni nka Nyarutarama ya Kagarama. Noneho hakaza n'ibindi byiciro. Ubwo urumva ko Jean Paul wenda icyo ngicyo arimo Jean Paul ashobora kuba aba muri Kigali.
Kigali i Nyamirambo mbese ubwo nawe Kigali ngo irahaba kabisa niyo cyiciro cya kangahe ni kabiri ni gatatu kabiri cya gatatu voilà kuba utunze umukozi uri ahantu cyane kuko aho abajya kwita abakozi se abavamo abakozi ubwo bari gukihe anda so urumva rero ni byiza muri ubwo buzima uriya muhungu aragerageza kugira ngo abantu bumve ko hari n'undi haba ubuzima niba wari ufite umukozi hanze ntari akamugira hari n'abagira batanu niba harimo ufite laptop se ntihari abatera wambara mfasho ntabwo wabyumvise se ntabwo wumvise ko yitwa ndera Nyagishari arayifite Nyagishari arayifite kandi bavugaga mu kiganiro twakoze kuri Bamporiki na Nibishaka hajya Nibishaka we baramurekuye Nibishaka se mu mbabazi we ntabwo ari ni Bamporiki harimo ba Serubibi na Ntusi donc niba harimo laptop niba harimo ingoma company yiga imishinga harimo yuri engineer ugerayo n'ubundi ukashingwa bene ibyo noneho hakaba n'abafite abakozi benshi nyine yego abashobora kuba bashobora gusanga harimo n'abafite nk'uturesho noneho ibiryo byaje ari ingemu zivuye hanze ari ibivuye muri kantine ari ibivuye mu gikoni cya gereza bakaba babisubiramo bakabigira bakabiryoshya abamesa abakozi bakumesera abaguterera ipasi abakuzanira amazi ashyushye yabivuze donc uvuga ngo umurundi rajya gakunda kuvuga ngo wari mungu ntari bubite yego mu kirundi nuvuga ngo uko wari uriho hanze ntabwo byatakara iyo ugeze urakandagira bakakumva nigeze kwinjiramo rimwe ku gihe cya Minisitiri Businge yego twagiyeyo icyo gihe Mugabe yari akiriyo ari nk'hariya ariko uko bari bicaje ndashaka kubwira uko bari bicaje ku ntebe z'imbere yego aba VIP umugabo witwa Siriro Turatsinze wigeze kuba PS muri Minaloc yari yicaye imbere yicaranye n'umushinwa nawe ngo wari umunyemari bese umurongo w'imbere aba ariho babandi nyine yego kandi bambaye amashati ateye kabisa abadafite uko bagenda inyuma amashati adateye inyuma none abatambaye amashati y'iroza bo batureberaga iyo hiryo batemere kugeraho ku kibuga ndabyibuka neza kuko uwo munsi nagiye mu modoka yandera nagiye mu modoka wari umuvugizi wari icyo gihe wa undi wabanje Modeste rero twajyanye narabirebye rero uburyo barorganize hanyuma mu gihande cy'abagore nabwo imbere haba hari abakomeye kandi beza wa undi yewana ijipo barayimudodeye ikaba imufashe taille sur mesure hanyuma ubwo abatambaye gutyo inyuma hanyuma abadafite iroza iryo mu bishanga mu bisheke hariya gahunda ni umurenge ntiyavuze arya ngo ariyo utugari tungahe 10 20 yavuze 10 yego babita wita nyine umurenge wa gereza y'amageragere ngo ni umurenge umurenge Nyarugenge niko biba bimeze aba ari umurenge ugira gitifu n'utugari yego urumva rero n'amakaritsiye mu Byiringiro Kigali ugakomeza hari ikindi kintu yagarutse kijyanye n'imyitwarire yego avuga kuri Jean Paul yego avuga ko yahindutse yapowe avuga agaruka no kuri Yongwe ko Yongwe yageze akajya yigisha inyigisho zijyanye n'abantu bafunzwe ngo akajya agura biswa akagenda aho abantu muri make hariya imbere uriya muhungu shimira n'uwamuhaye akamushyira kuri kamera vraiment nayo ni amasomo yego ese hariya ubuzima bwaho bumera bute ubundi hakabaye hari n'umuntu uvayo rwose ariko abanyamakuru habuze n'umwe ubona Bamporiki kweri uzi ko hagize umunyamakuru usura Bamporiki akamuha ikiganiro natwe twavanaho ibindi tukabona uko twigisha bari abantu bafunguwe hagize ujya kuri ntabwo byapfa arabona avuze tugomba kubifatanya ntabwo ariko nubwo tubiseka niyo ni content true Theogene urabyibuka avayo
ku munsi yasohoraga 2 ewana kuko avuga ati dore umunsi umwe akavuga ibijyanye na sante, ubundi akavuga imirire, ubundi akavuga imiyoborere, ubundi akavuga byose n'ibyavugwaga hanze n'ibyo bamubwiraga tusa nayo ni content cyane cyane ko twibutse ko amakuru muri kino gihe yazana amafaranga. Nta kugira amakuru ngo uyihererane, byose avamo amafaranga muri kino gihe, abashimishije abababaje byose uravuga amafaranga akaza. yego So rero ubundi urumva ngo rero kuba umuntu yava biterwa n'imyemerere, ariko umuntu uvuye hariya rwose agize amahirwe akabona umuntu uri tayari kumushyira kuri kamera akamuha na mikoro, hari byinshi yavuga ariko umunyamakuru, responsabilité sociale z'umunyamakuru ntabwo ibyo uvuye gereza wese yaza avuga wabitangaza. yego uriya muhungu nicyo namushimiye, kuko nk'ubwo Jean Pierre yarambwiraga ati umunsi badufungura ngo bari 2, umuntu bari kumwe afite n'umuhungu nawe dukora bimwe, bari 2, undi ngo yari veterineri w'akarere wa komini. yego barababwira ati urumva uyoboye gereza, yego aravuga ati muze hano ntimwaze rimwe itariki ni yego ntimuvuye hano uyu munsi. abo rero mugiye kugenda mwebwe ku gasozi zaradufunze, ndavuga inzego zaradufunze, baraturenganyije rererere. urumva mugende mu baturage, mu baturage basanzwe. iyo briefing buri muntu wese ugiye kuva ahantu, nibaza ko nari bio kandi kwanza ntuza yarabivuze nani Karasira Aimable Professor Niga yavuze ati ribu ibarifti ati yo ndiyo barangaburira bakama amazi bakama lift bakageza mu rugo, atariko bakambwira ngo ibi ntuzongere kubivuga. So nuvuga ngo umuntu uvuye gereza nari mvuze ngo ni byiza ko yaza akajya kuri kamera, ariko ibyo atapfa kuvuga ntabwo yaza ngo agiye kuvuga ngo habamo ngo bya bindi bya Yorodani bimwe ba Innocent Kayumba baregwa. Ibyo ntabwo ari byo twabyumviye mu rukiko, ntabwo ari byo uvuye muri gereza ibyo bya Yorodani azajya byihorera. Byo kuvuga urutipe urubona kuravuga ati narinzi ko birwa bakubitwa, wasanga harimo abakubitwa, ariko nge mbivuze nkanjye utavuyeyo. uvuyeyo si ngombwa kuza uduha raporo z'uko bakubitwa. oya zatubwire ko murya neza, mukaraba 2 ku munsi, mwiyogoshesha, mwiga icyongereza n'igishinwa n'ikidage, mwiga kubaka. yavuze umukino yavuzemo n'uwe ni basket cyangwa volley? Sifutura yavuze umukino w'intoki volley. ibyo byo gusenga, ibyo bintu byose abantu bakumva ko yego ubuzima bukomeza nta kundi, nubwo ubufungiranye hari ibyo udakora, ariko ubuzima burakomeza. niba bafite kantine uwifite akagira gute, ariko ngo irahenda. wakubwira ngo ikintu cyaho kigura inshuro 3 z'icyo hanze. yego bo hanze kuri kantine ntabwo gihenda ngo batubura igiciro, ahubwo imibereho ubushobozi bwo kukigura ibyo bintu. ariko uriya muntu nawe yakoze umubare, nako bamukoreye umubare mwiza. uzi ko na parikingi y'ikinyabiziga watwaye no gusharija telefone, utwo tuntu twose byose ari we. none ni tutravo. ariko yewe data we. So urumva rero uriya muhungu nyine ni amasomo. yego kubona wo hariyo amasomo. yego ya nibyo ubwo ngubwo wenda ni n'inkuru nziza ku bakunzi ba Jean Paul by the way, kumva ko ari mu cyiciro kibasha gutunga umukozi yabayeho izo mpinduka kuri we cyane rwose. kumva ko hari ese ubundi ntasigaje igihe gito se? amezi aracyarimo, ariko nta mwaka urimo. uriya muhungu rero wari umukozi we rwose. arya yavuze ko bamuhembaga iki? ibiro 2 by'isukari mu kwezi. ni umushahara w'ukwezi.
ariko wasanga ariko isukari yaho nayo irahenda usanga isukari igura 5 ubu ni 10,000. urumva hari uwo nigeze kuganiriza hari abantu nk'abangaye bamaze gutambuka hano twaganiriye bavuga ku buzima bavuga ko nko kureba imipira televiziyo wa mutipe wa drone wigeze drone hari n'undi wasangiye na Jay Polly twabanje kuganiraho kera ariko ikintu bahuriraho urumva babikubwira bakubwira ati wenda nko kureba nka bonoma ya televiziyo akubwira ati ni ibiro 14 by'isukari ukareba ukwezi televiziyo iwawe mu cyumba se kugira ujya aho abandi bayireba hariho abariho bariyeri se ntabwo abantu bose bareba televiziyo nari kwihariya yagereza kuri ndese umuntu nyine agafata umwanya biyabonesha aho kwicara icyo cyo nacyo ndumva ngo abiyabonesheje bicara imbere muri VIP abandi bakarebera kure bakajya babona udushusho ntacyo ntabwo nari abamo byinshi cyane kabisa ibiro 2 by'isukari mu kwezi cyane ariko ngo hari n'abahabwa ibiryo yego urumva niba barya rimwe uzajya usangira nanjye wenda kungemu se oya ubona ufite amafaranga agura kantine cyangwa agemurirwa ibyo gereza yapanze abiharira umukozi yego kubera ko barya rimwe urumva uwo mukozi wagize amahirwe akarya dubure ubuzima bugakomeza urumva ko ni ukwiyaranja mbese ni ukwiyaranja ariko nabyo nibyo yego akari kantu nshaka gukora comment ni ikiganiro nabonye cyakozwe n'umuyobozi wa Rwanda Transparency Rwanda Marie Immaculée n'ubundi ni inkuru n'ubundi zitari kure n'ubundi ko amaze iminsi mu cyumweru gisa nk'ike kiracyarimo ariko kuri no nshuro bwo yavugaga ku bindi agaruka cyane ku kintu cya feminisme avuga uko abyumva agaragaza ko uburyo bikorwamo hano nawe agaragaza ko birimo ubuhezanguni ariko nabivuga sinzi cyangwa arwanya radicalisme rero tuzayirwanya abantu benshi turahuza nteganya no kuzabikoramo umushinga ntabwo abantu benshi babyishimira ahubwo ejo turi kumwe mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru yavuze ibintu bibiri yavuze ati ngewe ntabwo ndi yavuze ngo iki ntabwo ntabwo ari umufeministe radical ariko anenga abagore mu bijyanye na ruswa icyambere ntiyemera ko bya bindi wa muntu w'inyaruguru yambwiye ambwira ngo dupromotinga abantu batunzwe n'igitsina cyabo nabyo ejo Marie Immaculée yabivugiye muri studio za Isango Star avuga ati abo bantu bageze ahantu umubiri ubabera source de revenu ariko yabakomojeho avuga ko mu kugenza mu bijyanye na ruswa y'igitsina mu bijyanye na ruswa y'igitsina avuga ati abakobwa ntago batubanira iyo turi kugenza ibijyanye na ruswa y'igitsina ntago baduha amakuru mazima ahubwo basa naho badukwepa ni ukuvuga ngo ntago nubwo bategura icyo bita gender based corruption yavugaga ko abantu b'igitsina gore basabwe ruswa y'igitsina batababera abafatanyabikorwa ntabwo babaha amakuru nyayo amubwira ati byatangiye bitya byagenze bitya bibaye inshuro zingana gutya anavuga ko benshi bayisabwa bakanayitanga ahubwo abamenyekana ni abayitanze ntibabone ibyo bayitangiye wanyumvise ati naho uwayitanze agashima akabona icyo yayitangiye ati ntabwo ashobora kuguha amakuru ibyo rero kandi nabyo kami ka muntu n'umutima ngenda usibye ko njye nyine nanjye nta nubwo buruse abatanga yiki umwaka ushize bayisohora amakuru se cyangwa amakuru y'iki byarangiye ubushize bayisohora kuri Radio Rwanda hagiyeyo umurangira umuvugizi wa RIB hajyayo Mukama Abbas umuvunyi mukuru wungirije na mupiganye umuyobozi nshingwabikorwa wa Transparency none bavuga ngo uwo bazasaba ruswa y'igitsina ngo azaza tubwire hanyuma naza akakubwira bakamwirukana kwaza uzakamuha hanyuma se
dore uvuga ngo buri wese akora mu nyungu ze. kuvuga usibye waharenganiye ariko benshi batanga amakuru uko byagenze nabi, nubwo muri iyo raporo byo byari birimo ko hari abatangagamo ubuhamya. Ndabyibuka nkunda gutangamo urugero umugore wo muri Burera ukora muri hoteli wavuze ati rwose ati bosi twabyumvise kimwe turahuza ati kuva icyo gihe sinshobora kwirukanwa kandi inzu mbamo ni bosi uyikodesha yashyizemo n'ibikoresho byose. Yego, urumva nk'icyo ni igikorwa cyiza. uwo se usibye ko bwari ubushakashatsi uwo yaba ajya kuvuga iki? Undi aravuga ati muri hoteli ati buriya ati yo boss mwabyumvise kimwe akuzamura mu ntera ukajya ujya gusasa muri VIP. Nyimba byumva reze VIP bundi byo bivuga iki gusasa muri VIP bitwaye iki? Ata abantu barara muri VIP batanga ka tipu gatubutse. Kumbe yego. So urumva rero mu bijyanye na ruswa y'igitsina abenshi ariko ni na ruswa nyinshi abenshi bajya kuvuga ruko babaye maleze donc batabonye ibyo bayitangira gofete. Naho ubundi ruswa hagati y'abantu babiri diri gacamo bakagira n'imimaro. Yego. Baba bakubwira iki ubwo? Ariko skosetsa. So ibyo rero ni kofete niyo twari kumwe Marie Immaculée Ingabire nyina jitse ko abagore badafasha transparency kubona amakuru kuri ruswa ishingiye kuri iki cya feminisme. Mu kiganiro yatanze yavuze ko atayemera. Avuga ko we aharanira guteza imbere uburinganire. Avuga ko avuga ati nukuvuga ko umukobwa cyangwa umugore wese ntago yamufata nk'inzira karengane. Ko nawe ngo ashobora kugira amakosa, ashobora no kugira uruhare mu kurengana kwe. Yego, nibyo ejo yarabivuze. Ahubwo reka aho yabitukomoye ejo turi mu kiganiro nabaye nanjye kuko ngende umufeministe. Nabaye urabyibuka no mu kiganiro cyanjye kuri KOP icyo kuri ruswa navugaga ngo parike impamvu itari ku rutonde rwa ruswa nuko imaze iyoborwa n'umugore. Ndanavuga ngo n'iyi ruswa iri kuvuga mu nkiko mu bacamanza pana nta urukiko ntago rujya ruswa umucamanza. Urukiko se ko ari inzu ariko n'urukiko arambwe none nabwo ubwo babonye umuyobozi w'umudamu nibura naho iraza kugabanuka. Niko nabyibwiraga ariko nabyo ni nk'uburyo bwo kumotiva. Niba ugiye mu kazi umusesenguzi akaguha umwitangirizwa akakubwira ngo dore wabanjijwe n'abagabo 5-6 muri parike ho nubwo parike nibwo bwa mbere tugize procureur general w'umudamu. Ariko chief justice ho twigeze kumugira ngira ngo Aloysia Cyanzayire. Ariko ugiye mu nshingano abantu bagatangira kuvuga kanivuge ngewe bati dore izi nshingano harimo iki kibazo kubera ko wenda zarimo abagabo uwo uje uri umudamu hagomba kugaragara impinduka. Ibyo nibyo navuze live mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru mvuga ko hari ikizere ko na ruswa iribwa n'abacamanza izagabanuka nk'uko iyo muri parike yagabanutse. Nkabisobanura mvuga ngo wenda abagabo kubera ko bashobora gusangira. Iyo musangira rero ushobora kuba muri gusangira utazi aho yayakuye ariko wazabimenya ukavuga uti nanjye nasomyeho. Urumva ariko abadamu ntago bajya mu tubari. Ni uko nabisobanuye. So kiebo kuko kubivuga ni ukubwira ba bantu ngo courage murazana impinduka. Ibyo rero maze kubivuga nibyo Marie Immaculée avuga ati rero ngewe ntago ari uko mbibona atahubwo bihita binyereka ko abagore bashoboye umushobora kumushyira ahantu ibintu bigahinduka utagendeye ko ari umugore ahubwo ubwo nyine aho atandukaniriza na feminism. Feminism ni ugushyira umugore imbere. None wowe yemera uburinganira akavuga ati umwanya ujyamo umugabo n'umugore yawe ujyamo kandi agakora neza atari uko ari ubugore. Voilà. Nibyo ndumva ari aho byaturutse. Ariko nanjye mbivuga atari uguhamya ko kuko Marie Immaculée ambwira
ati muri parike buriya kuba parike itaragaragaye ku rutonde yego ni uko abahura n'abashinjacyaha ari abantu bake cyangwa se mu babajwijwe ugasanga nta muntu wigeze avuga ko yahuye n'umushinjacyaha ngo ayimusabe ariko umwaka ushize urabyibuka cyagiye nkubwira parike yari irimo none muri uno mwaka yavuyemo ahubwo hinjiramo polisi so ibyo rero nibyo yambwiraga ati ntabwo ari igihamya baranambwira ati uriya mudamu procureur general ntabwo amazemo igihe kirekire ariko nuko byaba naho biri kose ubushakashatsi bwakozwe arimo atari ko ntabwo twabitwerera izina rye ko ari umudamu atahubwo nuko mu bo twabajije hari abatarabonanye n'abashinjacyaha ati nawe ubundi wasanga ihari ariko ko byose birashoboka ariko ni na byiza nyine bibatera courage niba mbyemera gutyo ntibazantenguye byose arewe twakabonye tubona rwose raporo ziza ni bibisi bitwaye iki ugiye mu kazi abantu bakaba bakwitezeho ibyiza gukora neza kurusha abakubanjirije ngewe ahubwo ubwo urumva twahita tuboneraho n'umwanya wo guha felicitation Jolly kubera iki ko yatanze imashini zidoda bihuriye se na oya mvuze ko tugomba kuba motive abagore ariko abo bantu sinakuje kujya ubambazaho nose ni bibi we navuga mu rwego rwa motivation nagaruko uzambikora iki byivugire nyine nyine bivuge mu ijwi ryawe cano ni yawe n'ijwi ni iryawe none se naho bivuge nyine oya soma upfa kutabimbazaho hari abantu ngomba kugenda ngabanya Miss Jolly yatanze imashini zidoda 25 ku bangavu batewe inda zitateganyijwe mu kahe karere mu karere ka Bugesera umuhe murenge imashini zidoda muhe murenge umurenge kangurebe ngo imashini zingahe 25 okay ntacyo ubwo impamvu nabazaga ngo ni hehe nuko tugomba kuzabikora monitoring tukamenya ibyo ari byo ese baradoda zirabateza imbere nuko ari nke yabifashijwe n'umuryango witwa Gasore Foundation none wese uruhare rwe ruse n'uruhe imashini zaguzwe nande ngira ngo niwe Gasore Serge se suriya wo mu Kibungo mu murenge wa Ntarama imashini zaguzwe nande na Jolly hanyuma azitanga muri iyo fondation muri iyo fondation ubwo niyo yankadira abakobwa babyaye yego yari yarabigishije kudoda Gasore yigishije kudoda Jolly azana imashini okay ni sawa okay ni motivation ahubwo gasore ubwo tumukomojeho hari ahantu yatanze ihene muri Musambira azajya kureba ko zigihari okay cyonze cyo azabona impu azabona imwe wiki ndamubwiye hano turavuga ihene watanze Musambira uzajyeyo uzasanga zingahe niyo mpamvu nizo mashini nakubazaga ngo ni hehe kugira ngo nanjye nishoboka nzashaka amakuru ngo abakizifite barangana iki ubwo Gasore niba mubwiye ihene yatanze Musambira mu murenge wa Musambira yego azajye kureba cyangwa ntazahamagare ntazabaze azajyeyo yego arebe ko abo yazihaye bakizifite ni nk'abazihawe mu murenge wa Bumbogo na Musave bazihabwa n'umuryango w'abayisilamu witwaga Aid nyinshi ntizageze no mu ngo zaboneje ku byokezo niba utangiye kuvuga iby'imfashanyo tuba tugiye tureba accountability umuntu ararangiza igikorwa cyo gutanga ariko abahaye abakamufashije kubungabunga ibyo yatanze direct aid ijye muri Ndera ihene yatanze mu murenge wa Ndera n'uwa Bumbogo nibone kimwe cya kabiri yego nanjye nzatanga izingana nkazo hari n'izitarageze mu ngo zagendaga zikaruhukira mu kantu k'agafamu hariya hafi ya Masizi bamucoma kariho baza kuzikura iyo nayo ni accountability kumva ngo wakoze igikorwa kizima ariko kitazagira impinduka kuri sosiyete
icyo ni ikindi ntabwo ari ikosa ryawe ariko nuvuga ngo nta baparitoneri nye ofete none ntabwo navuga ngo Gasore watanze n'imusambira aze abasigajwe inyuma n'amateka bari kujya no kubafasha kuziragira ariko nta yarengeje amezi 3 niyo menshi ariko izo za Bumbogo zo za direct aid zo nta n'ukwezi kuko ntizageze no mu ngo. None se mu metero n'abaparteneri n'abagenerwa bikorwa ni abaparteneri b'iyo ONG umuterankunga niyo ONG yabiguze ariko ikabihereza umuturage yego ikosa rikaba hagati y'umuturage nyiri kubibona n'umuyobozi umukurikirana nka Bumbogo harimo n'umuntu rwose wo ku murenge mba mbivuga nihitira barivuga nihitira kandi reka mbabwire nzego miryango transparency za Krado ibintu mvuga byose meze nk'uwihitira cyangwa nk'ucaho nanjye manteri mu gihuru umunsi nabeshya kuri Omar Pana nabeshya kuri Jaras cyangwa n'ahandi hose yego je suis prêt nditeguye urumva icyo bishatse kuvuga ikintu kinini ubwo niba zitaraza bari ukuri rero sibabeshye hano nta protection ihari nta budahangarwa buhari ntimuzavuge ngo ndi gukorera amafaranga ngo ndi gusetsa mba nanga n'amakuru izo hene iza Bumbogo na Ndera izamusambira nimuzihasanga nzatanga inshuro 2 zazo arewe nizo mashini rero umubare wazo ubwo ntacyo buriya Gasore wenda niyumva ko namuvuze ni n'umuturanyi nubwo ntamuzi tuzahana nimero ndumva nanayifite akore follow up abanze iyizo hene namenye irengero ry'izo hene azatangira gutekereza n'irengero ry'izo mashini abyumvise abyumvise cyane nibyo rero nayo impamvu uri kwirinda inkuru nk'izo zo gufasha kumva inkuru zo gufasha zifite amakuru nuko waruhere ku izina ry'umuntu okay kandi urabizi bikunda guteza ibibazo ariko igikorwa cyo gufasha nibyo ariko gufasha birangira gute yego impact impinduka muri societe